twiyemeje gukomeza kubera Yehova indahemuka, twari kuba twemeye kwifatanya kuri politiki. Twari twariyemeje gukomeza kubera Yehova indahemuka. Nta kintu na kimwe cyari gutuma duhemukira. Twari twiringiye ko Yehova yari kutwitaho kandi rwose nta mpamvu. will be cast out. Muri Yohana igice cya 13:31 hagaragaza ko Satani umutegetsi w'isi agiye gukurwaho. He will be expelled from his position as ruler of the world. Azahirikwa ku mwanya ariko nk'umutegetsi w'isi. But until that time comes, dear brothers and sisters, Jehovah has two things of us. Icyakora abanywanyi bacu mbere y'uko ibi biba hari bibiri nibura bari kuza. First, that we continue to imitate Jesus. Icyambere nuko dukomeza kwigana Yesu Kristo. Second, and most important, be determined to render sacred service only to Jehovah. Icyakabiri nacyo cy'ingenzi, uziyemeze gusenga Yehova wenyine. Urakoze cyane muvandimwe William Tom. Twiyemeje gusenga